waruzi imyaka bisaba kugira ngo umusirikare w'u Rwanda ahabwe ipeti rishya? Mu bihe bitandukanye hasohotse amatangazo azamura abasirikare mu mapeti, bamwe bakibaza aho bishingira. Iteka rya Perezida wa Repubulika rigena ko umusirikare w'u Rwanda wo ku rwego rwa ofisiye ahabwa ipeti rishya nyuma y'igihe kiri hagati y'amezi 6 n'imyaka 4 bitewe n'ipeti afite. Mu buzima umuntu aravuka, agakura, yamenya ubwenge akifuza kugera kuri byinshi. No mu mirimo nuko abantu bakora bahorana ibyifuzo byo kuzamuka mu ntera. Byagera ku ngabo, ndavuga inzego z'umutekano, bikaba akarusho. Iteka rya Perezida wa Repubulika rishyiraho stati yihariye y'ingabo z'u Rwanda wo mu Ukuboza 2024 ryashyizeho impinduka ku gihe ngenderwaho gisabwa ngo ba ofisiye mu ngabo z'u Rwanda bazamurwe mu ipeti bahabwe iryisumbuye ku byo bari bafite. Ingingo ya 6 iteganya ko umusirikare ufite ipeti rya Suliyetana bisaba amezi 6 kugira ngo azamurwe agezwe ku rya Liyetana. Gusa kuva ku ipeti rya Liyetana ujya ku rya Kapitani bwo bisaba kuba amaze imyaka 4 ari Liyetana, ndetse n'ujya ku ipeti rya Majoro nagomba kuba amaze imyaka 4 ari Kapitani. Biteganya kandi ko uva ku ipeti rya Majoro ajya ku ipeti rya Liyetana Colonel agomba kuba ari mazeho imyaka 3, mu gihe uva ku ipeti rya Liyetana Colonel ajya ku ipeti rya Colonel azamurwa nyuma y'imyaka 3. Uvuye ku ipeti rya Colonel ajya ku ipeti rya Brigadier General bisaba ko abamaze imyaka 4, naho kuva ku ipeti rya Brigadier General ujya ku ipeti rya General Major bigasaba imyaka 3. Kugira ngo umusirikare w'u Rwanda ave ku ipeti rya General Major ajye ku ipeti rya Lieutenant General bitwara imyaka 3. Ni mu gihe Lieutenant General asabwa kurimaraho imyaka 3 kugira ngo azamurwe agere ku ipeti rya General. Igika cya kabiri cy'ingingo gisobanura ko Perezida wa Repubulika akaba n'umugaba mukuru w'ikirenga wa RDF ashobora kuzamura ku ipeti ryisumbuyeho ofisiye igihe ari cyo cyose, cyangwa akamuzamura ku ipeti ryisumbuyeho igihe agiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Kuri ba sous-officier, ibishingirwaho bazamurwa mu mapeti harimo ubushobozi bwo gukora inshingano zisumbuye hashingiwe kuri raporo zisuzuma ubushobozi, amahugurwa ya gisirikare yakozwe, gutsinda ikizamini gituma uzamurwa mu ntera iyo ari ngombwa, no gutsinda ikizamini cy'imyitozo ngororangingo. Ku musirikare muto kugira ngo azamurwe mu ntera bishingira ku bushobozi bwo gukora inshingano zisumbuye hashingiwe kuri raporo y'isuzuma bushobozi, kuba maze mu gisirikare imyaka 3, no gutsinda ikizamini cy'imyitozo ngororangingo.